wamumereje uvuga ati rero kuma amahoro bone n'ugatanga niba taraje ubu yanagabanutse ubwo uri kumbwira nk'ubwo bugambo bw'ubugoryi kumva nagutera n'iki Ana gukimagaza imbere gutya abarira ngenza garuka umbwira ngo cyahese nonge ninitege ngenza bakanye wambwiye wasa umva shani nge nushaka ubeho naje kukuroga cyanagize gute reka nze kumwishakira ubu mwancuritse we na Keza muri kunjira ejo no basi kuko mwasaze injira mu muri undi mugira ubwenge nese bone niye kukubuza kwinjira urasheri umva niba unarimo nawe niba unarimo soka umugabo wawe wese ntago mwarabanye we ntago ari umugabo wawe umugabo tuvugane we nigendere ndi kwihuta nisigiye abana masaha yagiye wagiye uzigenda gake ariko bagenda gake kugira ngo nzenze mfukame ngwinginge nguterete bigenze gute gira papa teta ngo ndi kumushaka wagiye yagira iwawe nasohoke mvugisha ubu aya namani kuba nkubwiye ngo bwira papa teta niba nta kari uri bumbi asohoke bansuhuza ukagenda gake ukamvugisha mbanze gusuhuza urabona mubwira atuje yaje wanjye ntuzi iki se seraza kuzuza no gutse bimusohora wendi kukubwira ngo bwira papa teta sohoke hano muvugisha cyangwa ume kari bunge kumwireba uri kuvuga cyane usakuzaba hano byagenze ke ntaga ari kuvuga cyane shara ndamubwira ati we wavuga ko iyo nji wambanje kukuruga mpagaze hano hanze bwira papa teta sohoke nje muvugisha cyo cyamureba kibazo cyawe uzana amahane nese bana amahane ngenza mfukamye kugira ngo wemere ibyo mvuga cyangwa ubyumve wowe tuzigenda gake icyambere ntabyo kumukumbura ariko ni papa w'abana banjye sibyo mfite ibintu byinshi namubaza ariko ntabana namukumbuye n'abana banamukumbura rero nabo banamusuhuza nese nyine wagenje ibintu gake uburenganzira bwanjye nuko ngira nabyibura nkatuza n'umuntu twasezeranye burya nakugira hejuru mvugira hejuru se gute we mubwira sohoke ngiye mvugana nawe nigendere vuga gake tuje uragira ngo mvuge gute mubwira sohoke gake tuvuga nyine wowe banze utuze ceceke ntuzemere nk'ikiragi waje n'ikifuzo cyawe nacyumvise cyangwa mubwira sohoke nigendere ndakubwiye genda gake ngende gake ngende gake ndabizi kandi na ubushize nagaranga namusize ngo yaramucumbikiye ngiye niba bwana abanye bwana akomeje mu kabana agakubera umugabo simukwambuye ariko mubwira sohoke njye aricyo nshaka kumubaza mite negeye okay ntawo hari yagiye hesema sibwami yajya sheri ntawo uhari sheri ntawo uhari yagiye ntunde se nindi yaragiye ntaga kibahari yagiye hese wansabye ko mwirukana yagiye nyine ni wansabye ko mwirukana nagusabye ko mwirukana wageze ubyemera umbwira ati ko nakubwiye ati mve hano sohotse tujyane waremeye narakwinyeze nakomeza ukamukunda ukamutaka reka ngufashe umwana mwiza ariko yaramfashije ntago naye kureka kumufasha yaragufashije yakwishyuriye inzu yaragukodeshereje yaraguhaye subije abana bawe agatama kamaze kuza yagusubije abana bawe none niba yaragusubije abana bawe ko yagusabye icumbi ry'umunsi umwe ibiri ukaba wari wamucumbikiye ukiraje ntumubwire ngo nagende none urashaka namubwira sohoke mvugane nawe reka shani yamufashe kubera ko nanjye ndabizi amakuru hari ukuntu nyazi ni ukuvuga ngo twaje gusura shani iminsi yashize shani numva umugabo ntakoma mu nzu nanjye ndamubaza ni se umugabo kadakoma ari arambwira ngo umugabo yagiye hese yagiye umuntu wamucumbikira ke akamara amezi abiri wawe agwishyurira inzu aguhahira ko numvaga ngo ngamwishyurira inzu ngaramuhahira babaye umugore n'umugabo uri kumva ko sibyo uvuga nawe ni ukuri ariko Keza nawe ushyigikira amafuti cyagiye ko yanze kumurekura agende ko yanze kumurekura ibyo byihorere we ntabwo ubizi ngembi nawe ubwe ko mwavuganye ibyo binarabivuga cyangwa byihorere Keza se we yavuga iki ngenda bizi yuko nyine nakikwikirira akaguhahira banzu nyumve ariko umugabo warara muri salo ndekarara mu nzu ucumbikira umuntu no kubera ayo magambo tuyihore nta magambo menshi nshaka mubwira sohoke mvugane nawe ibyo kumbwira ngo yagiye he nyine aho hantu ubundi ugiye kubanyereka akora ko ari umuntu mukuru n'umuntu ashobora nakoroheye injira mu nzu mubwira sohoke hano ngaho injira mu musoro ubu yaje kukuba wanze kubyumva atangira avuye ngo rasheri ngo yaje kundoga ngo yaje yitwaje ngo umugabo ngo ibiki wegere ngo mbwire ngo ibyo mubiruka aho kubyumva kugira ngo nkore ibyo ni ibicuri kumva ari kubyumva kutitambaga umbwira ati none wowe wa mugabo wawe namwirukanye yagiye neze no kujya gutanga utatanga amakuru ke umva ikintu kimeze uriya we ibibazo byose yabura nabyo wabyirengera
wabyirengera kuko reka nkubwire nturiya muntu abantu bose bazi ko ari hano kwa Shaniye kandi yagiye no kumwirukana amusezereye ntiyigeze avuga ubu yamwirukanye niba ataramwirukanye niba namusezereye ntiyigeze abimenyesha abantu ntabwo yamusezereye ukuntu byagenze umugabo arabyutse aravuga ati reka njye mu kazi mukaraka nk'uko yaratuyakora nta by'akazi mpa nimero za mudugudu agiye niyagaruka ibyo ke byihorere mudugudu iyo umuntu yinjiye mu mudugudu aramwanzuza akamenya ko ahari ndabizi ko icyo kintu akizi niyo agiye kugenda urabimumenyesha niba utaramumenyesheje njye wenda mudugudu urabimumenyesheje kuko agize ikibazo ushobora kuba wanamwica cyangwa ukamugirira nabi usetsa abizi sereye abizi genda ujye kumureba ntarebe ushaka kujya kurega mu buyobozi ntarega uraguvuga ngo iki ko wabuze umuntu kubera iki se umuntu yaraturanye tugira amahirwe aragarutse aje ari kwa Shaniya wasanga wanamwishe cyangwa wanamugambare cyangwa waragize gute ubugome bwawe ikiza nuko video ihari umbwira ibyo bya video sibyo ngiye birandeba genda urege ibyo bya video ngiye birandeba ntabwo bamwirukanye nuko wegeye yijya ajya kugera se ariko yaranambwiye ati iyo video ajya kugera sinshaka abahari kutamwirukanye ndi hano nyine hanyuma se ko yijyanye ibitutsi bamututse arabizi nyine kutanutse kutamumereje niba yarashatse kumpa amahoro wenda n'ugatangije niba yarashaka amahoro ngatuma umuntu agenda mu mahoro wari gutumbwira ati Rasheli rero umugabo yakira mugende ikosa yakoze ikosa yaba yarakoze niba atanahari no kumbeshya simbizi ikosa yaba warakoze nuko wacumbikira umuntu abantu bakabimenya ariko mu gihe cyo kumusezerera ntibabimenye nawe nasezerera bivuze ngo yari kugenda akaguhamaka akabwira ko umugabo yagiye ko yamubuze atabimbwira ariko ubw'ibitutsi byawe ndabiyagenda ariko guhamagara utabimbwira umbwira ati rero Rasheli umugabo wawe naramucumbikiye ubu yagiye ntakiri hano ibyo birahagije ariko guhamagara kugira ngo mwiteze utabimbwira ngutuka se nkubaza iki nkubaze ariko nabimenye ko yagenze gake ko mbimenye ariko ugashaka igisubizo cyo guhigaho umugabo wawe niba umufitiye nkubwire ikibazo cyose yagira wakirengera cyose wakirengera oya nta by'ubukuru ke muri iki gihe ushyira umukozi wo mu rugo uri kumuhemba iyo agize ikibazo akabura we wanabifungira noneho ufashe umuntu w'umugabo mukize mu rugo uri umugore arabuze kandi umugabo w'abandi si uwawe umugabo w'abandi yabaga iwawe warabuze abantu basigaye buri irengero bakabica ntamuvugira ariko twarasezeranye nta by'urukundo ariko twarasezeranye twarabyaranye buriya n'umurambo w'inge nawe ushyingura nta n'umuntu wawushyingura naraza uvuga gutyo kandi n'ubundi yaraje iwawe nawe ubwawe ukamusohoka nka ko yinjira ntari bigiye kuri njye nta kibazo ngiye kumusohora mfite rezo ufite rezo yiwe yo kwirukana umuntu waramucumbikiye nta muntu ari hehe nawe Rasheli ntabwo uri kubyumva Shani wimbwira ibyo ntabwo umuntu waracumbikiye ntabwo yamwirukanye rero niba yarijyanye ariko yakubwiye hagiye yakubwiye hagiye ngo hambwire tujye kumurebayo cyangwa nawe uhorana udutiku tudashira twamaze ntabwo ari amatiku n'ibintu bifatika umuntu niba aramucumbikiye wagize neza ashobora kuba ati Shaniya rero ndagiye warakuze kuncumbikira ariko ngiye wambwira ahantu yagiye hashize ikihe gihe nyine hashize igihe ni gitoya kandi nzi ko ari aha ntaribi none nabwo ndaje ngo naho nawe uzi karaha kandi n'ubundi wari umbwiye ni musore ajya kwangana wari wabyanze nabonye ngiye ari kugira ngo agende wari kumugumana bikagira kuba waraje ukaneza akaduruvayi hano ukamenera ibasi n'ibiki byose kumva wowe ubwe wenda niba yarifatiye umwanzuro ntabwo mbizi akavuga ati reka undi mwana amuha amahoro batazagaruka no kumutesha umutwe akigendera nubwo wenda ntazi ko aricyo cyamujyana nabwo bigiye kuba ikibazo ngo tubwire rero aho yagiye ikintu ndi kubona ni kimwe natubwire ahantu yagiye ikora hasi seke kuri kumuvugira wowe wamuhari agenda wamuhari ubwo rero nimba utari uhari ceceka natubwire aho yagiye uyu yagiye mvugira arabizi nabimubwiye Keza nyine nawe yarahari ajya gusohoka muri iyi nzu ubwo niba mwaramuherekeje nyira Keza ubwo ndinde mumbwira ahantu yagiye nakubwire je sinari nge navuga nanjye ibyo yambwiye ibintu uri kwivugisha ngo watuje ibintu uri kwivugisha ngo watuje Shaniya ibintu uri kwivugisha ushaka kuza kugukora bishobora kugukora umunyarwanda yaravuze ngo umanika agati wicaye wajya kukamanuka haguruka ushaka kugiye guhaguruka mwana ikibazo yagira cyose niyo byankoraho nawe byakugera bingeraho hese gute bingera wese wakukiye mucumbikiye wangiza nabwo wasanga abo rero wamwishe nimba atanahari ikintu ndi kubona kizima kugira ngo wenda dutongane twese kwitana ba mwana nuko twashakisha ahantu wenda yabaye umuntu yashaka uburyo kuko na telefone irese itangazo n'uyu ni Shaniya itangazo n'uyu nguyu niwe ubizi niwe uritanga cyane uzahari
ndabona guterana nawe amagambo ntacyo byamara. urimo uratuza urumva wabiretse Uba ushaka ikibazo cy'umutima. Nshaka iki se? Ushaka umugabo wawe. Winshyushya mu bwonko ngiye maze iminsi imeze neza. Winshyushya mu mutwe we tugira hamwe. Dutangire gushakisha ni hehe nizihe nshuti y'abafite. Sizihese. Wewe yari yivugiye ngo muri uyu mujyi wa Kigali nta nshuti agira cyese Shaniya. Cyo kiganiro ntabwo wacyumvishe. Tishane niwe nshuti yiwe yonyine yabonye asa no kumusaba icumbi. Izindi nshuti bajya kubaza ngo ari hehe nizihe. Karuyu. Nsubu nta nshuti agira ntabwo wenda cyangwa inshuti itari umugore ko ndi hano indi n'uyu nguyu cyangwa ahubwo umusize mu nzu aryamije kwijijisha. Yego haba musize mu nzu se babanje kumukubaza ariko nawe mwambonye ko amakenga wanabikora waje kujya kureba se ko nawe naguhisha uwamahane yawe n'ukuntu ushaka kungereka ubu yanagabanutse ubwo uri kumbwira nk'ubwo bugambo bw'ubugoryi kuba nagutera n'ituza agabanutse gukimagaza imbere gutya oya arashike ke wari ugira ngo mbigenze ikintu ndi kwibaza Shaniya ntaza ahantu ari kuko anagenda ntiyamusezeye yagiye nk'ugiye mu kiraka ntiyagaruka ahubwo twibaze ese ni muzima ntago ari muzima ari amahoro cyane ni muzima cyangwa ntago ari muzima umuntu nta telefone afite nta n'ahantu wamubariza naremuze ni wenda hari inshuti we nk'umugore we wabuzi ni uyu zo muri karitsiye aho mutuye wenda twajya kubaririza cyangwa Shane mu minsi bamaranye wenda akavuga ati yakunda kujya kwicara kuri kano kabari runaka cyangwa watike ngabitubwire n'uburangayigire mu kiraka niyabaga atari mu kiraka bari gushakisha ikiraka ahazakoreje none se ngabitubwire wenyine aho yagiye uretse ko yabyutse akagenda nagiye muherekeje urano ushakisha ukenera mvuge ngo arahangaha ukenera n'amakuru kavuga ati nakekaga kanaka kare basangiraga reka tumubaze wowe uzaba bakoranaga wanagahamagaye ku kazi aho ariko bakoranaga akazi yasezeye cyagiye akagenda karorongotana wanahamagara ukumva ko yasubiye asubira yese akazi ko karangiye nyine wahamagara wo kabaza nese gutanga itangazo niki ubu nigi urwango ninge kubaza none nge mbaze nde tubaze twese tubaze wenda aritabaje keza ariko Shana muri no karitsiye wabaza n'abaturanyi muri no karitsiye muri nta uri hano hafi ntabwo yaba ari hano hafi ngo abatarabonetse nisi yabonetse amaze sigiye kingana cyagiye icyumweru ariko rubana nuko ntabwo mugira n'umutima icyumweru kirarangiye agiye Shaniya nubwo bagira nge najya kubaza icyumweru mbabarungiza ukuri cyangwa nawe wagira wenda buriya icyumweru cyose utabutana hamagaye nta n'umuntu ubizi nta ariko abaturanyi ba hano hafi barabizi nayo ubu iwabo bahuruye bene nyina bose baje ngo baje kureba umwana wabo ukuntu bimeze mbabwira ahubwo mu kanya ufite ibibazo iwabo baje gukora iki none kumureba niba umwana yari yarabuze baje kumureba he umwana yari yarabuze yarantaye iwabo barabizi ko yansize akanta mu buzima bubi baje kumumbaza ndavuga ati ngiye kubera ibikomere yanteye nanze kumwakira ajya gucumbika ku mugore wa musaza wanjye niho yagiye gucumbika kuko bafitanye ubucuti bwa hato na hato nanjye nzi hano nje kumureba mbabwira ko ngiye kumubarebera bagahura none ngeze kuri bamucumbiye nawe ngo nta bafite ngo ntazi yari nase urumva biri bugende biti ndaje mbaguteze ndaje mbabwira yuko umuntu wamucumbiye nimba yaramwishe nimba yaramushyize nimba yaramujugunye nimba yaramugurishije n'abantu bakuru ubaneze baranabyiba bumva iki se kari wenyine bayazana ibintu byose ufatanye gutanga itangazo we ndumva tanabirimo itangazo uziko itangazo se twaritanga rero tutazi ntabwo turitangira iryo natanze ku murenge se rimpaye agahenze wenda ko atari wowe kubera ko hano akagari kanyu kabahe Shani akora kuri iturije di nta nicyo bimubwiye impamvu iturije we yavuze ati ni umuntu mukuru ntago yavuze niho kari gusa hateye ibisambo uyu namanuka rero ajye kubitangaza wenda reka twizere ko ari muzima nameze neza gusa hateye manuka ugenda uvuga ngo ushake mikoro ugenda uvuga ati nacumbikiye umuntu umugabo nturabwo umuntu nacumbikiye umugabo waba akanda guseka ko ugiye guseka ugiye gusekwa ugiye kurwamenye ibaza ariko ke uragenda amanuka nacumbikiye umugabo wa Rasheli atabivuga sicyo tangazo agiye gutanga uratanga itangazo sinivuga gute uratanga itangazo uvuga ngo nacumbikiye umugabo wa Rasheli none ndamubuze bari kumunyishyuza niko ugiye kumanuka uvuga muri mikoro nabizanyemo na burage nose ahubwo uzana burage kuko uri kuvuga ngo ntago Rasheli ku mugabo none warafuna wamukunze none ariko kubera kadahari kandi biyabara bayamututse imbwa n'ibiki byose ariko mwabagore mwagiye mwese ko mbizi ko mwashatse ko umugabo wamutuka ko amubwira ibyo ushaka ariko kaba ari uwawe
ibyo uri kuvuga we ni ibyo uri kuvuga ni ibyo kugiye gutanga itangaza ahubwo abo ugiye agati wakicaye ugenda ukamanura ugahagazeho abo wamugana umugabo n'umugore kumenya aho biyungira nubwo tuvuga ngo waramusohoye bitanga ariko ntago wenda twatanga ariko se urumva n'inge natanga itangazo ngahambwingira inama ninge ndi butanga itangazo cyane ishani mwese rega mwafashanye dufatanye iki se mwafashanye mwese mwafashanya umwe agaca undi agaca sibyo mwese mugafashanya itangazo ubwo se ngenda mvuga ngo iki nabuze umugabo namuburiye uyu nawe akavuga ati nabuze umuntu ncumbikiye nabuze umugabo ariko iyo wabuze umuntu wenda aho kuri polisi cyangwa ahandi bakoze amakuru y'ibanze nabuze umugabo wamubuze gute namuburiye iwawe niho nibuze kongera kugarukamo ko nari naramubuze arongera araboneka nongera muburira kuri ubu ubwo Shania niwe wabivuga neza niwe nibyo ndi kukubwira Shania niwe ugomba gutanga atabisakuza kurya kumugira umusazi bagira ngo yaturubuye ngo ngenda n'umugabo warashire ngo yabuze ahubwo wenda yajya ku kuntu uza ku murenge cyangwa pagari arabibanze urabivuga aragenda ku mudugudu bivuge ujye pagari ujye ku murenge kandi naho biriya bintu byo mu nzego z'ibanze ushobora gutera ushatse wajya no kuri polisi rero nyine dufatanye tujyeyo tugenda heza ari ujya wenyine ubundi ubu ngubu we ahantu ari ntabwo ashobora no guhamagara imirimo ye ntazize mu mutwe ndagagiye ntabwo ahamagara yahamagara Shania suri umugore wese suri umugore we ntiwagomba ubuse Shania azimireye mu mutwe ntabwo yayoberwa usobanura n'umuntu ukwezi kumwe abiri utazi nimero ye ntabwo yahamagara Shania mbere yawe ahubwo kibaza nkawe uko yagiye yarakuzindutse yibagiwe ke undi kumura cyakoze nanakijije umbakare mba naguteye nk'ikicumi umuntu uzi kurwana ubu Shania nubwo ngana kugira ngo ntiyakubana ivubi ibaze Shania wenda umva ibaze cyo ngo yambani ambani ubise gute ambani nabaye umwana mwiza narakijijwe ahubwo mu maguru mashya agenda uje gutanga amatangazo ngeje uzampamagara umbwira ngo araha kuko njye ntatagazo njye nabona umwanya kujya gutanga ariko uko biri kose na mwese mufasha Shania ngeje nzagaruka kumbwira ngo byagenze gutya mbabarira ngeje nzagaruka kumbwira ngo none njye ninitegeka iyo famille ngeje nzagaruka njye wambwiye serashe urabona amaherezo arayaye murakomeza gushwana cyangwa murafata umwanzuro umwe ace hepfo undi ace ruguru mubaririze umenye umugabo ni muzima kuko hano hanze hari n'ibisambo nabonye abantu bari kwiterana ibyuma butitsa wasanga atakiri na muzi ko sinekereza umuntu waba waragiye azi neza ko na telefone afite azi n'imere y'umugore mu mutwe ntavuga ati kabamagaye n'umugore musuhuze cyangwa se bose mubwire uko meze nyine amakuru uko bimeze akaba ikintu n'icyinshi gishize umuntu atagaragara ashaka gusanga amerewe nabi cyangwa abayeho nabi cyangwa afite n'ikibazo runaka ariko kubera ko wamwirukanye agatinya kuruka mu rugo na hano yabonaga habaye abangamye acumbikiwe nako azagaruka kandi nyamara amerewe nabi ariko kese ubu we na Shania muri kuncurika mukancurikanura ariko ubundi bamushaka kundusha ubwanyu ubu nikoreye igihaza ubu uyu mutwe niyishu nikoreye wasa umva Shania ngiye nushaka ubeho naje kukuroga cyaragize gute reka nze ngiye kumwishakira ubu mwancuritse we na Keza muri kunjira ejo n'ino basi kuko mwasaze injira mu murenge ubundi mugira ubwenge ese ubundi niye kubuza kwinjira urasheri umva niba unarimo nawe niba unarimo soka injira no mu byumba usake ahubwo asaka sibiki ubwo se umugabo waba uri mu nzu bakaba abantu bari gusakuriza hanze gutyo umva nkubwire singiye ariko ejo ningaruka uzibwirize nta magambo menshi uzavugana nawe nta mitereto ntaki ntawe mbonye ariko ejo nzagaruka wamaze kumenya ahantu ari wowe nubara mpingutse uzahita unsobanura nk'igisubizo uri kumva ntabyo kumbwira ngo cyane nanjye nce hano wimbwira ubusa ndigendeye njye ntabwo sinzagaruka ejo gutongana nawe mvuga amagambo menshi mwihangana atuje ugashaka umugabo wawe winsakuriza umugabo wawe wese ntabwo mwararanye we ntabwo ari umugabo wawe wese wamushatse ntunsakurize rakwiyana mwagize mute mukurara nasajejemo niyivugire ibyo ashaka sinakubwira sheri ubundi namufatiraga ikibundi iyo kumufata we byiciro kuko wagize neza wagiraga neza ahubwo rasheri ntabwo rasheri wamubwira ngo
kandi ntiyamushakaga ntiyifuzaga ko naguma hano ariko reba aza nuko narambwira mwirukane none ndebe reba ukuntu ahise amukunda ari mu kubyaza ku ngufu n'urukundo kandi buriya aje we ntiyamwemera wumva ukuntu abagore ari ibitangaza buriya ejo nangiriye inama nyine mutajya kubibwira abayobozi babyibura bicare babizi ko yabuze banatanga amahane ni ibintu bisanzwe ntiyaza n'ubundi mubwira ngo umugabo we nawe uhari ngo aceceka atuze adasakuje ariko arashiragira amahane nta nubwo nzi ko mwanakira mukanaganira ku kintu nk'icyo ngo munacyumvikane atavuze nabi ntibibaho ariko uko biri kose ikiza no kwabwiye ubuyobozi niba ashaka kumushakisha ahubwo nashyiremo agatege nihagira umubona azamubwire areke gutonoma kuko nta kintu nta kintu byamufasha habe na kimwe niba ari muzima azaboneka niba turi na muzima ibintu bimenyekana ariko nzi neza ko nawe ari mukuru ntabwo ntekereza ko urasa umwana ntabwo habura umwana muto kandi umuntu mukuru w'umugabo ufite abana rero reka mbe muretse ubundi bindi tuzaba tubimenya nyuma ubwo nugira andi makuru yiwe umenya nshaka nakundi nyine uzatumenyesha nyine naba yabonetse cyangwa nugira akandi gakuru ubasha kumenya kuri we uzatubwira